Imana irebye uwo mwijima ishaka kuzana umucyo. Ishatse kuzana umucyo irabivuga, iravuga ngo habe umucyo. Umwuka wera itasohoza amagambo y'Imana ngo hahita habaho iki? Umucyo. Yesu ashimwe. Umwuka wera tubona akomeza n'Imana iri kure mu muntu. Nawe umwuka wera ni ukuvuga ngo niwe ufata ijambo ry'Imana, niwe ufata umugambi w'Imana ukaza ukaba ikintu gifatika, kigaragara, kiboneka, gifite ubuzima, wakoraho, wavugaho. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu umwuka ntabwo turirimba, umwuka tubona icyo ukora. Abantu ntibabisobanukirwa, ntibanabyumva, ngo ntibamenye ibyavuze. Niko twasomye bavuga ati aravuga se nguyu aba ari umuhanuzi, abandi utaya aho utagashobora kuba ari iki? Ari Mesiya. Yesu rero nubwo yaje bitubwira ngo yaje gusohoza ibintu byose by'Imana byari bimeze nk'ibintu bitagaragara. Arigeze yandika mu Baroma ibice 3 avuga ngo ese ngo abiseri ngo barusha iki ngo abandi bantu, ese ngo barusha iki ubundi bwoko. Aravuga ngo babarusha ikintu gikomeye, ngo nuko babikijwe ibyasezeranijwe, ibyavuzwe n'Imana, babikijwe ubutunzi bw'Imana, babikijwe amagambo y'Imana. Yategerezaga ko ari igihe azaba umwuka wera, ibyo bintu bikava mu bicucu, umwuka wera akazagera igihe akabigira iki? Kajya barya bakizihiza ngo twavuye muri Egiputa. Ariko cyari igicucu gisobanura Kristo uzatambwa, w'umwana w'intama, agakuraho ibyaha by'abari mu isi. Ariko ntibari babizi, babyisizaga nk'igicucu, bakabibona nk'ibintu biri aho badasobanukiwe. Mwibuke ko Pasika iyo bayizigira ngo baryaga imitsima, Pasika yabo yagaragazaga umunsi marayika yatambutse muri mbuzi ntabashe kubica, azabasobanurira ibi byanditswe mufite, azabasobanurira ibicucu by'amasabato. Mwibuke ko umunsi wese yigeze akiza abantu ku isabato ati isabato yacu ibi ni ibiki? Isabato ariko ibintu ni ibicucu bareba. Ntabwo muzi ko ndi umwami w'isabato, ndi nyir'uburuhukiro? Ntabyo bari bazi. Ariko aravuga ngo umwuka wera naza, ibyo bintu mufite nk'imihango, ibyo bintu mufite nk'amagambo. Jya mbona abantu bajya bamanika amabendera ya Isirayeli mu ngo zabo, biriya ni ibicucu, bifite icyo byasobanuraga ariko ntabwo ari ubuzima. Ngo umubiri wabyo wari ufite Kristo, wari ufite Kristo. Umunsi Yesu yapfaga, nzi neza ko n'abigishwa be bari barabwiwe ko azapfa. Yajyaga avuga ngo iminsi 3 ngo urusengero nzarusenya, ngo burya wa undi Yesu mwabonye ubambwa, Imana yamugize umwami, yamugize na Kristo. Kristo bisobanura ngo yasigiwe gukiza abari mu isi. Haleluya, haleluya. Uyu mwuka wera turi kuririmba, umwuka wera turi kuvuga, nta wundi mumaro ukomeye afite n'uwo guhishura Kristo, agahishura Kristo, isi kamenya ko Kristo yabaye umukiza, Kristo yabaye umwami, maze bakamwakira ubuzima bwabo bugahinduka. Imana dushimiye Imana kandi turanezerewe kuko uyu munsi kubw'umurimo w'umwuka wera ukomeza gukorerwa mu bantu bayo. Kandi twumvise indirimbo nyinshi zavuze Yesu zikavuga umurimo w'umwuka wera, kandi umwuka wera ni Imana, ni ibikorwa by'Imana muri twe. Imana ishimwe. Mureke twinjire mu mwanya wo ku ijambo ry'Imana, dusome Itangiriro igice cya mbere. Itangiriro ni igice cya mbere, dusome umurongo wa mbere, turasoma tugeze ku murongo wa 3. Turahita tujya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ni ibice 7. Turaza guhera ku murongo wa 37. Dusome mu izina rya Yesu. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umurengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga ngo habeho umucyo, umucyo ubaho. Amen. Ndumva aya magambo nayasubiramo kugira ngo n'abari bahuze babyumve,
kuko ni itangiriro rya byose. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga ngo habeho umucyo, umucyo ubaho. Amen. Reka dusome n'ubutumwa bwiza kugira ngo tuganire. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ni Yohana wabwanditse, ibice 7 ku murongo wa 37. Ni amagambo Yesu yivugiye. Reka dusome. Nuko ku munsi uheruka iyo minsi mikuru, ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga ati, umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe. Unyizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeza ku mwuka wera, uwo abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka yari ataraza, kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Bamwe muri rubanda bumvise ayo magambo baravuga bati, ni ukuri uyu niwe wa muhanuzi. Abandi bati, uyu niwe Kristo. Ariko abandi bati, mbese Kristo aturuka i Galilaya? Ibyanditswe ntibivuga ngo Kristo azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi aturutse i Betelehemu, ikiroro Dawidi yari arimo? Nuko abantu baramupfa, bamwe muri bo bashaka kumufata, ariko ntihagira n'umukozaho urutoki. Amen. Twasomye mu itangiriro rya byose Imana irema, hari ibintu twabonye bigera kuri 3. Baravuga ngo mbere na mbere Imana, niyo twabonye. Imana irema ijuru n'isi, berekana ngo isi ngo nta shusho, kandi ngo hari n'umwijima w'icyo gihe. Ariko bavuga ikintu ngo umwuka wera nawe ngo yari aho ngaho, ngo agenda aho ngaho. Maze kuko Imana mu bitekerezo byayo yari ifite kurema isi, mu bitekerezo by'Imana yari ifite ikigiye gukora mu isi, mu bitekerezo by'Imana hari icyo Imana yari igiye gukora. Imana irebye uwo mwijima ishaka kuzana umucyo. Ishatse kuzana umucyo irabivuga, iravuga ngo habe umucyo. Umwuka wera itasohoze amagambo y'Imana, ngo hahita habaho iki? Umucyo. Yesu ashimwe. Umwuka wera tubona komeza n'Imana iri kurema umuntu, nawe mu bitekerezo byayo ifite gahunda y'umuntu. Uko ijambo ry'Imana ritubwira mu itangiriro igice cya 26 rivuga ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, atware. Ngo niko yaremye umugabo n'umugore. Icyo nacyo cyari igitekerezo cy'Imana cy'umuntu yari agiye kuzana mu isi. Birangije ngifata uwo muntu nawe iramurema. Biratubwira ngo imurema mu gitaka, kuko yagombaga gusa naho yagombaga kuba. Imana iramurema, imurema neza, imushyiraho ku isi. Irangije kugira ngo ishusho y'Imana, kugira ngo kamere y'Imana, kugira ngo gutegeka kw'Imana kuboneke kuri uwo muntu, ikintu Imana yakoze ngo ihumuhumekeramo umwuka wayo, ngo umuntu ahita ahinduka ubugingo buzima. Umwuka wera ni ukuvuga ngo niwe ufata ijambo ry'Imana, niwe ufata umugambi w'Imana ukaza ukaba ikintu gifatika, kigaragara, kiboneka, gifite ubuzima, wakoraho, wavugaho. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu umwuka ntabwo turirimba, umwuka tubona icyo ukora, tubona ibikorwa wakoze. Umwuka wera ntabwo tumwigisha cyane, ahubwo tubona icyo umwuka yakoze. Yesu ashimwe. Haleluya. Uhereye mu itangiriro twabonye yuko umwuka, Imana yaravuze umucyo, umwuka yito ashyiraho umucyo uhita ugaragara. Imana yaremye umuntu kugira ngo ubuzima bw'umuntu bugaragare bube mu muntu. Nuko umwuka w'Imana winjiye hehe? Mu muntu. Umwuka wera si ibintu tuvuga, si ibintu tuganira, ahubwo ni ibikorwa by'Imana, ni ubuzima bw'Imana bugari hari bugaragara bufatika. Yesu ashimwe. Tubona Yesu aje mu isi, ahantu niwe wabivuze, aravuga ngo umuntu wese nagira inyota ngo aze. Aravuga ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba. Imigezi ibundi igaragaza ahantu hari ubuzima. Amazi agaragaza ibintu by'ubuzima, ahantu hari ubuzima. Imigezi ngo izatemba,
bwiva mu nda, havuga ngo hari ubuzima buzatemba mu bantu. Ariko aravuga ngo yabivugaga yerekeza ku Mwuka Wera, kuko niwe wenyine wari kuzatuma umuntu agira ubuzima. Amaze kubivuga rero ngo abantu ntibabisobanukirwa, ntibanabyumva, ngo ntibamenye ibyavuze, niko twasomye. Bavuga ati aravuga se ngo yaba ari umuhanuzi, abandi bataya aho utagashobora kuba ari iki, ari Mesiya. Yesu rero nubwo yaje bitubwira ngo yaje gusohoza ibintu byose by'Imana byari bimeze nk'ibintu bitagaragara. Reka mbisome, tusome mu Bakolosayi ibice 2 ku murongo wa 15. Ariko dukomeza gushyira mu bitekerezo byacu yuko Umwuka Wera ni ibintu bifatika, ni ibintu by'Imana ariko byaje mu buryo bufatika, bugaragara, bufite ubuzima. Turebe mu Bakolosayi ibice 2 duhere ku murongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi amaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru ku bw'umusaraba. Nuko rero ntihakagira ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa iby'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziriza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Amen. Abisirayeli bari ubwoko bw'Imana, nibo bantu bari bafite ibi twita ibicucu. Paulo yageze yandika mu Baroma ibice 3 avuga ngo ese ngo Abisirayeli ngo barusha iki ngo abandi bantu, ese ngo barusha iki ubundi bwoko. Aravuga ngo babarusha ikintu gikomeye, ngo nuko babikijwe ibyasezeranijwe, ibyavuzwe n'Imana, babikijwe ubutunzi bw'Imana, babikijwe amagambo y'Imana yategerezaga ko ari igihe azaba Umwuka Wera. Ibyo bintu bikava mu bicucu, Umwuka Wera akazagera igihe akabigira iki, ubuzima. Bari bafite iki? Bari bafite amasabato, bari bafite iminsi mikuru, harimo n'uwa Pentekote turi kwizihiza, bari bafite Pasika, bari bafite iminsi mikuru y'ingando, bari bafite amategeko. Ibyo bintu byose ngo byari nk'igicucu. Nasomye gatoya, ari umufilozofi witwa Plato, yigeze avuga ikintu ashaka kwerekana ibijyanye no kumenya. Aravuga ngo hari abantu ngo bavukiye ahantu ngo hari ubuvumo, noneho ngo ubwo buvumo babagamo ngo niho hantu babaye bonyine, nta handi bari baragiye. Noneho ngo kuri ubwo buvumo ngo ahantu hari umuriro, ariko hagati y'agaca ikintu kimeze nk'igikuta. Noneho ngo abantu bandi bajyaga baca hejuru, noneho wa muriro ukabamurika, ibicucu byabo bikajya ku gikuta, bakajya bareba igikuta, ibicucu by'abantu, bakajya bibwira ko ariko abantu bameze, bakajya bibwira ko yasingwa ariko imeze. Ngo umunsi umwe muri bo ngo aza gusohokamo, ngo aragenda, ngo amaze kugenda, ngo ageze hirya arumva umucyo wamukubiseho cyane mu maso, ngo amaso ngo yenda guhuma, ngo ariko uko amara iminsi ngo arafunguka. Ngo arebye ngo ibintu biriho, ngo arebye iyo si yindi, ngo arebye abantu bahari n'ibiti nuko bimeze, ngo aza gusanga ngo bya bintu babonaga ku gikuta bitandukanye na bya bindi. Ngo agarutse kubabwira, ngo baramubwira ngo ya, ngo si uko bimeze. Uwo mufilozofi ashatse kubivuga aravuga ngo niko ngo no kumenya kumera, ngo ari igihe abantu baba bafite ibintu badasobanukiwe bimeze nk'ibicucu, ariko ngiyo babonye ibyabyo nyabyo ngo barasobanukirwa neza. Yesu rero ubwoko bw'Imana bari bafite amasabato y'ibicucu. Isabato yavugaga uburuhukiro, ariko bakayizihiza gusa nk'umunsi. Bari bafite Pasika. Mwibuke Pasika bari bafite, yari umwana w'intama yorakuye muri Egiputa, bakajya barya bakizihiza ngo twavuye muri Egiputa, ariko cyari igicucu gisobanura Kristo uzatambwa, w'umwana w'intama agakuraho ibyaha by'abari mu isi. Ariko ntibari babizi, babyisizaga nk'igicucu, bakabibona nk'ibintu biri aho badasobanukiwe. Mwibuke ko Pasika iyo bayizihiza ngo baryaga imitsima, Pasika yabo yagaragazaga umunsi marayika yatambutse muri mbuzi ntabashe kubica, kuko amaraso yari ku mukomanyizo y'imiryango, bakabyizihiza gutyo. Ariko cyari igicucu cyerekana ko kurimbuka ni kuza, abafite amaraso y'umwana w'intama batazacirwaho iteka. Ariko byari igicucu, ntibari babizi, barizihizaga gusa bikarangira. Ariko ndashima umwami Yesu, haleluya, ngo niwe wari umubiri. Nibaze nk'uburyo uramutse ufite
nk'ifoto y'umuntu akavuga ati iyi foto uyu muntu rero aragukunda, ni umuntu mwiza ufite ifoto ye ariko adahari, ukajya wirirwa uyireba ati yo ni muremure ameze gutya, umunsi bakakubwira ati azaza kuri airport uzajye kumwakira, ukagenda ufite ifoto. Ubu ngubu bamwe bagenda mufite amazina, ukajya bati ariko ni wa wundi, ukajya witegereza ni wa wundi, yarangiza akagira gute akaza ukamuhobera. Ese yamaze kuza muri kumwe, waba ugikeneye ifoto? Waba ugikeneye ifoto? Oya, ahubwo uba umufite, umuvugisha, ibyo byose ubikuramo, ibyo byose ubyakira, ibyo byose ubifite muri wowe. Umwuka wera yaje gukora iki? Mwibuke Yesu Kristo yabanye n'intumwa, akajya babwira ibintu byose byanditswe kuri we ariko ntibabimenye. Munibuka ko umunsi Yesu anavuka bagiye kumushakisha, abanyabwenge baje wenyenyeri babwira Herode ngo ni umwami, bavuze ko ari umwami, bavuga ati ni gute tujye gushakisha, ngo barebye basanga ngo handitse ko i Betelehemu azavuka umwami, nabyo arabisohoza ariko ntibabimenya, byari igicucu. Haleluya, haleluya. Agiye gupfa mu minsi ye ya nyuma, guhera kuri Yohana 14 mukomeze 17, yasubiyemo ijambo umwuka wera inshuro nyinshi. Nibwo yavuze aravuga ngo nukuri ni byiza ko ngenda. Abajyaga bavuga toya urajya hise ko wakoraga ibitangaza ko ari byo bituneje, atoya ni byiza ko ngenda. Ati kubera iki? Hazaza umufasha wo gukora iki? Aravuga ngo azabigisha ukuri kose, azabasobanurira ibi byanditswe mufite, azabasobanurira ibicucu by'amasabato. Mwibuke ko umunsi wese yigeze akiza abantu ku isabato ati isabato yacu ibi ni ibiki? Isabato ariko ibintu ni ibicucu bareba, ntabwo muzi ko ndi umwami w'isabato, ndi nyir'uburuhukiro. Ntabyo bari bazi, ariko aravuga ngo umwuka wera naza, ibyo bintu mufite nk'imihango, ibyo bintu mufite nk'amagambo, nzabikura ku mihango, nzabikura mu nyuguti, bizaza mu buzima bwanyu bifatike. Haleluya. Uyu munsi abantu bakunda kujya gusura muri Israel, ni byiza. Byanekereza iyi sanduku y'Uwiteka iza kubira ahantu ikagaragara muri kinyejana, iba yinjiza amafaranga, abantu bari kujya bajya kuyireba. None mu kinyejana cyacu wagira amahirwe ukayifotorezaho, ukifotoreza ku sanduku ukayifotorezaho gutya, hanyuma no kuvuga ati reka byura ntanga amafaranga nkore kuri manu. Njya mbona abantu bajya bamanika amabendera ya Israel mu ngo zabo. Biriya ni ibicucu, bifite icyo byasobanuraga ariko ntabwo ari ubuzima. Ngo umubiri wabyo wari ufite Kristo, wari ufite Kristo. Umunsi Yesu yapfaga, nzi neza ko n'abigishwa be bari barabwiwe ko azapfa. Yajyaga avuga ngo minsi 3 ngo urusengero nzarusenya, ntibabashe kubyumva. Nibwira ko Yesu ari gukubitwa hariya hejuru, barariraga nkuko n'uyu munsi ari abantu urupfu rwa Yesu rukimeze nk'igicucu. Iyo babona ari abantu bizihiza inzira y'umusaraba, bakabara ya minsi bari kurira ngo Yesu baramukubise we, Yesu aramubaje, abantu bakabarira. Ariko ijuru ryo ryarishimaga, ryabonaga gukubitwa kwa Yesu bukabonamo imbaraga, rwabonaga gukubitwa kwa Yesu bakabona imibabaro ya Yesu abantu bazakira, babonaga Yesu amanitswe bakabona ibyaha by'abari mu isi yose byamugezeho. Igihe Kristo wagamanitse, ijuru ryari rizi umurimo uri gukorwa, babonaga imbaraga z'Imana. Babonye Yesu apfuye, abari babizi nk'ibicu bayoberwa ibyari byo bararira, ariko ijuru riranezerwa kuko bari uzi ko amanutse ikuzimu kudukiza urupfu, kudukiza urupfu, maze Yesu anazo kuzuka no ku munsi wa gatatu. Abigishwa be ntibabisobanukirwaga, ntibabimenye kuko umwuka yataraza ngo abasobanukire icyo Yesu yabaga ari gukora. Maze arazuka, nabwo bamwe bumva ntibabyumva, ariko Yesu akoresha uburyo bwose babimenye. Ariko ikibabwira ko batabisobanukiwe, umwuka ataraza. Muzi ko Yesu ababwira ngo ngiye kugenda, mugende i Yerusalemu gutegereza. Uzi ukuntu bamubwiye ngo iki ni cyo gihe cyawe ngo cyo kugarura ubwami bwawe, tuze twicaye tubikomangoma, abandi babe abayobozi hano, abandi babayobozi bari bagitekereza Mesiya nk'uwo nguwo, nabwo bari bataramumenya. Ariko bajya muri ya minsi 10 tujya tuvuga, tumaze iminsi tuvuga haleluya, ngo bari muri wa minsi 10. Iki tubwira ikintu cyakozwe cyiza gitangaje, ngo barimo baganira, sinzi byabayeho, ariko icyari kigaragara ko hakozwe umurimo ukomeye bigaragazwa n'amagambo Petero yavuze asohotse.
Petero asohotse, wibuke ko Petero nawe bari abayuda, bari bafite amategeko y'Imana, bari bafite ibyasezeranyijwe byose. Nibyo yasohotse avuga, arababwira ngo mureke mbabwire, burya umwami wacu Dawidi yari umuhanuzi, yahanuye ku mbabazi uyu muntu yari kuzatanga. Avuga ya mateka yabo yose, aravuga ngo burya byagaragazaga Mesiya. Reka mbisome ibyakozwe no mu bice 2 ku murongo yaho, mwumve icyo umwuka yakoze, mwumve imbaraga z'umwuka wera. Haleluya, haleluya. Umwuka wera ahamya Kristo, akamudusobanurira, akava mu nyuguti no mu mashusho, bigahinduka ubuzima. Ibyakozwe no mu bice 2. Reka mvuge nk'umwanzuro yavuze, kuko n'amagambo maremare cyane. Yaravuze mu 36, aravuga ngo nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badashidikanya yuko Yesu Kristo uwo babambye Imana yamugize umwami nande na Kristo. Amen. Umwuka we yabasobanuriye amateka yabo yose, abivana mu bintu by'ibicucu biraho ngaho n'ibimenyetso n'imihango. Arababwira ngo burya wa undi Yesu mwabonye ubambwa, Imana yamugize umwami, yamugize na Kristo. Kristo bisobanura ngo yasigiwe gukiza abari mu isi. Haleluya, haleluya. Uyu mwuka wera turi kuririmba, umwuka wera turi kuvuga, nta wundi mumaro ukomeye afite n'uwo guhishura Kristo, agahishura Kristo, isi kamenya ko Kristo yabaye umukiza, Kristo yabaye umwami, maze bakamwakira ubuzima bwabo bugahinduka. Imana yacu ihimbazwe. Yesu tumuha icyubahiro kandi tumukomera amashyi. Yesu tumushime. Nk'uko twabonye ko Yesu yagiye asohoza ibintu byose n'iyi Pentekote, Yesu yarazi ko kuri Pentekote aribwo umwuka wera azaza. Uyu munsi mukuru wa Pentekote ku bayuda, uzi icyo wari uvuze? Wari umunsi w'umuganura wo kuzana ibintu bya mbere wejeje, ukaza ugashima Imana. Uyu muganura wari iki? Wari itorero ryari rivutse. Ku munsi wa Pentekote habaye launch, ijuru ryakoze launch, ijuru ryakoze launch, ijuru ryakoze launch. Riravuga ngo umwana w'umuntu aracunguwe, maze riserebura umurimo wa Kristo, riserebura umuzuko wa Kristo, maze havuka itorero, ari wo muganura w'Imana. Uyu munsi, umunsi mukuru wa Pentekote, nta gukira imihango, ahubwo ni umuganura wo kuza kw'abantu b'Imana, kw'itorero ry'Imana. Byakozwe n'umwuka wera. Yabigaragaje iki? Imbaraga n'ibimenyetso. Maze intumwa za Yesu zivuga Kristo, maze zihabwa kuvuga indimi abantu batashobora gukora. Ibimenyetso n'ibitangaza biza guhamya Kristo. Dusome mu Baheburayo ibice 2. Ndashaka ko uyu munsi tuzakwishimira umurimo wa Kristo, ariko bize kugira umuzima muri twebwe. Abaheburayo ibice 2. Haleluya. Reka dusome ibice 2. Reka mpere ku murongo wo hasi ho gakeya. Twebwe tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise intumwa ze. Imana ifatanyije nabo guhamya, ihamirishije ibimenyetso n'ibitangaza n'ibirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Amen, haleluya. Umwuka wera uhamya umurimo wa Kristo w'agakiza. Intumwa za Yesu Kristo kuri Pentekote bari baje guhamya umurimo wa Kristo. N'uyu munsi icyo Imana ikora, twabonye ngo n'izi mpano z'umwuka wera duhabwa nta kindi zimaze, nizo guhamya ki? Nizo guhamya Kristo. Ibimenyetso n'ibitangaza bikorwa mu isi nta kindi bikumariye, ibyo kugira ngo Imana ihamye iki? Ihamye Kristo agakiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Petero amaze kuvuga ibyo bintu byose, abayuda bari bafite amateka, bari bafite ibyo bintu byose, bamenya ko undi Yesu ari we Kristo bari bategereje, bamenya ko ari umwami. Bahita babaza ikibazo kimwe ngo none ubwo tubimenye ngo dukora iki? Aravuga ngo mwihane, ngo mwihane, mwihane. Ubwo mumenye ko Kristo ari we mwami, ubwo menye ko Kristo ari we mukiza. Iyo ukimara kubimenya nta kindi ukora, ngo mwihane, ngo mwihane, ngo nuko ibyaha byanyu babarirwe, imisi yo guhembukwa ibona ukwiza. Imana ishimwe. Umurimo w'umwuka wera no kumenya Kristo, warangiza ukihana.
kwihana ni iki? Ni uguhindukira ukavuga ngo njyewe najyaga ahangaha nabagaho ubuzima, ndahindukiye, mpindukiriye umwami w'ijuru n'isi, mpindukiye umukiza wankiza, ndahindukiye, menye ko ndi umunyabyaha. Maze ugahindukira. Pentekote, ubutumwa bwa mbere ni ukuvuga ngo mwihane. Aravuze ngo ni ukwihana, mwihane, ngo maze ngo mwakire iki? Imbabazi z'Imana. Izi mbabazi z'Imana nizo Yesu yavuze bwa mbere. Afata igitabo ari gusoma, aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, ngo menyeshe imbohe ko zibohoka, ngo menyeshe abantu umwaka w'imbabazi Uwiteka agiriyemo abantu. Tugiye gusenga Imana, ariko Pentekote iravuga ngo wihane, uhindukire Kristo. Kristo aturokore, Kristo twiyunge n'Imana, twakire imbabazi z'Imana. Iyo tuvuze imbabazi z'Imana abantu benshi tuzumva nk'izacu, ariko hari umuntu umwe Yesu yerekana imbabazi z'Imana. Dawidi ubwo yazanaga umwana wa Yonatani wari ikimuga, amukura iyo ngiyo, imbabazi z'Imana avuga ngo yaramuzanye amwicaza ku meza y'ubwami. Imbabazi z'Imana zivugwa nuko Imana ikurokora, ikagukura mu kononekara kose, ikakwicazanya nayo, ikakubyara, ugasangira nayo, ubuzima bw'ubumana bukaba muri wowe. Imana ikakurokora, ikakuzura imbaraga zayo na kamere zayo zikuzura muri wowe. Izo nizo zitwa imbabazi z'Imana. Haleluya. Imana ishaka kugira imbabazi zayo abanyarwanda. Imana ishaka kugira imbabazi zayo itorero ryayo, kugira ngo twiyunge nayo maze turokore kandi dukize. Ndashaka ko dusenga. Umwuka wera azana amagambo y'Imana, bigahinduka ubuzima muri twe. Niyo mpamvu ikintu cyose cy'ubuzima cyitirirwana n'umwuka wera. Baravuga ngo imbuto z'umwuka wera, bakavuga ngo hari amahoro, hari ibyishimo, hari amahoro. Kimwe mu kintu kigaragaza ko agakiza katashye mu muntu nuko agaragazwa imbuto z'umwuka wera. Hagaragara urukundo rw'Imana muri we, akagaragwaramo amahoro. Umuntu akaba ari mu mibabaro no mu byago n'akaga, kubona afite amahoro. Icyo nicyo bekana imbuto z'umwuka wera. Ukabona kwihangana kwa Kristo kuri muri we, ukabona afite ibyishimo, ukabona afite umunezero. Icyo nicyo cyerekana ko umwuka wera ari mu buzima bwe. Imana ishimwe. Umwuka wera ni Kristo, n'amagambo ye arayafata muri twe agahinduka ubuzima. Imana ishaka ku isi yuzuramo abantu buzuye umwuka wera. Imana ishaka ku isi yuzuramo abantu buzuye umwuka wera, kugira ngo dukire kononekara kose, dukire kononekara kose kwazanywe na Adamu. Nahoze ntangara ndi kureba Pawulo amagambo yavuze. Aravuga ngo maze kumenya Yesu, ngo umwuka wera amaze kumuhesha kumenya Yesu, ngo dore ikintu cyamubayeho, ngo ibyari ndamuye, ibyo yabonaga ari byiza, ngo amaze kwitegereza no kumenya Yesu, umwuka yaramuhaye kumenya Yesu, ngo abirebye ngo abona ni ukuri ni igihombo. Ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda baravuga ngo yabonye ngo ari nk'amase, ariko nuko Abanyarwanda turi imfura, ibyo ntitapfa kubivuga mu kanwa kacu, ariko byavugaga umwanda wacu. Aravuga ngo maze kubona Yesu, umwuka yaramaze kumpishurira Yesu, maze kumumenya, nk'ukuri byarinda mu yanjye mbibona nk'umwanda kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya nde? Ari bwo kumenya Kristo. N'Abadanieli bo mu isezerano rya kera, ngo yamaze kubona ubwiza bw'Imana, ngo ahita avuga ngo ni ukuri nanjye ngo ubwiza bwanjye ngo mbonye bumeze nk'ububore, kuko nitegereje ubwiza bw'Imana. Ndasaba Imana ngo iduhishurire Kristo, ndasaba Imana ngo ihishurire Abanyarwanda Kristo, bizaduha kugira ibintu tureba tukabona bimeze nk'ubusa, tugatumbira Kristo wenyine, ariwe muhesha w'agakiza n'ubugingo. Torero ry'Imana, muhaguruke dusenge, mureke duhaguruke gusenge. Nta wundi agakiza kabonerwamo. Kristo ni ubuzima, ijambo rye rihinduka ubuzima muri twebwe. Umwuka wera afata amagambo ya Yesu agahinduka ibifatika, ukabasha kureka inzoga, ukabasha kuva mu busambanyi, ukabasha kureka inzangano bigakunda, ukabasha gukira intimba bigakunda. Agakiza ni ibintu bifatika, agakiza ni ibintu bifatika. Ibyo umwuka akora muri twe birafatika. Abasha kuguha amahoro ya Kristo, abasha kukomora ibikomere, abasha kukuzuza imbaraga ze, abasha gufata ubuzima bw'ubumana bukigaragaza mu muntu. Pawulo niwe wanditse avuga ngo twebwe tumeze nk'ibumba, ariko rifite ubutunzi bw'Imana muri twe, dufite imbaraga z'Imana muri twe, dufite kamere
y'Imana muri twe, dufite kubaho kw'Imana muri twe. Ntabwo tugitinya imbaraga z'abadayimoni, tuzitinya kuko wazinesheje akorera muri twebwe. Kandi n'imbaraga z'urupfu ntacyo zifite muri twebwe kuko uwatsinze urupfu ari muri twebwe. Kandi n'imbaraga z'icyaha Imana yazishyize muri Kristo Yesu irazica. Tubambana nawe, hari imbaraga zimara ibyaha, hari imbaraga zikuraho ibyaha bijya biboneka mu buzima bw'abantu. Tubasha kubaho ku isi tutiba, tubasha kubaho ku isi tudasambana, tubasha kubaho ku isi tudafite inzangano kuko ubuzima bw'Imana bwaje muri twe. Imana ishimwe kubw'Umwuka Wera. Mureke dusenga Imana. Njeni njingima ngwikwereke Yesu, umwakire nawe niko. Njeni njinga Imana ngwitwereke Yesu, umwakire nawe. Numara kumwemera, numara kumwemera nk'umukiza, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwa ubwo buntu. Urukundo rw'Imana ruravugana natwe. Imana ifite gahunda yo gukiza. Kristo yasigiwe gukiza kononekara kose kwazanywe na Adamu. Ibyo Adamu yaduhaye ntibishidikanwa byatuzaniye icyaha, ibyago, urupfu, umuvumo. Ariko Yesu Kristo umwana w'Imana nawe yatuzaniye ubuzima, yatuzaniye kubaho iteka, yatuzaniye imitekerereze y'Imana, yatuzaniye imbaraga z'Imana, yatuzaniye kamere y'Imana. Kandi nibyo byonyine isi ikeneye. Nta kindi isi ikeneye uretse Kristo. Ntabwo ukeneye amafaranga, ntabwo ukeneye ibindi, ibyo ni inyongera. Ibyo ni ibintu byubakwa ubuzima burimo Kristo Yesu. Ukeneye Yesu wenyine, ukeneye Yesu wenyine. Reka dusenganire isengesho. Mana, turagushimiye ko wazanye isi Yesu, kandi wohereje Umwuka Wera ngo amuhishure muri twebwe, kugira ngo ibiri inyuguti, ibiri amagambo bibashe kuba mu buzima bwacu. Tubashe gukira kononekara, tubashe gukira kononekara kose, tubashe gukira kononekara kose kw'ibyaha, tubashe gukira kononekara kose mu buzima bwacu, tubashe gukira intimba zose n'imibabaro, tubashe gukira urupfu rw'iteka rwazanywe n'ibyaha, tubashe gukira imbaraga zose za Satani, tubashe gukira, tubashe kurokoka kuko Yesu ni umukiza. Ibyo ni by'Umwuka ahamya, ibyo ni by'Umwuka ashaka, ibyo ni by'Umwuka ahamisha ibimenyetso n'ibitangaza, ibyo ni by'Umwuka ahamisha impano z'Imana kugira ngo twakire Kristo muri twebwe, maze ibimwuzuye byuzure muri twebwe. Ndasengera umuntu wese utarakumenya nk'umwami n'umukiza, ndasengera umuntu wese utarakwitaba kugira ngo yekire ubuntu bwawe, yakire imbabazi zawe zimuhamagara, zimwingingira kwihana kugira ngo abashe ahindukire. Kandi ndasengera n'itorero abantu bakumenye ngo bongere mami amazi yandi soko y'ubugingo, ubuzima bwa Kristo bwongere bututubize muri twe, twongere duhishurirwe urukundo rw'Imana ruruta uko twarumenya, twongere duhishurirwe imbabazi z'Imana, twongere duhishurirwe amabanga y'Imana, twongere duhishurirwe amahoro ya Kristo, twongere tumenye Kristo tubeshejwe n'Umwuka Wera, maze ubuzima bw'Imana bwongere butembe muri twe, maze isigira amahoro ku bwacu. Icyubahiro kibi cy'Imana yacu mu izina rya Yesu, amen.